kuri telefone ye hazaho amayinite ya MTN y'ubuntu ndabibona ndavuga ariko wanije kuri ayo mayinite nkahamagara iwacu nkabaza uko wameze ko nzi ko mama arwaye cyane. Yego. Mama ndamuhamagara mpamagara nko amasaha 4 saa 5. Ndavuga ni mama umeze muti nitabwe na murumuna wanjye uwo tuvinde imwe kuri mama. Ndambwira ati yewe nako twagushatse twakubuze. Ndavuga ni se byagenze gute? Mama yapfuye. Nshuti yanjye agenda karanyishe. Bakwibye nta kintu na nta mwenda nari ngifite yakanze imwe ariyo nyifite kandi note y'ijana mfite imbere y'inyuma. Numva agenda karanyishe nyine mitambura ikintu mvuga ndavuga ati ngo mama yapfe nongera ngo nubwo nabane mu binyaganyeza atego ati twamukiza no mu isanduku banyogokuru bamaze kumanuka bose bamaze no gucukura ahantu ibaze nese nageze kuri papa wanjye ntamuzi sinzi n'isura yose byo kumva ngo ngura apfuye atanakubwiye papa wawe. Yego ariko ibyo ntacyo byari bimbwiye ariko numvaga mama wanjye we nari nsigaranye mvuga nti mara uzamfashe mama wanjye ntazapfe. Yego byibuze atabonye nyine nk'ibirori byanjye nyine umukobwa ukunda batekereza nyine atabonye nk'ibirori byanjye nk'ishimwe ry'umubye numva nyine mama nzamukorera ibintu byiza urumva numva sibibaho. Hari groupe mbamo bita Batabazi sengeramo nyine ndo mwinginzi waho ndi n'umuririmbyi waho. Mamagara perezida wacu nyine Imana nawe mumera umugisha. Yego ndamutekereza ndamugana mama yapfuye ngo nguki divi numvaga nava mu rugo gusa nkigendera. Umvaga ari bwuzibonera numvaga nava mu rugo nkigendera wenda byo kwiga byose nabaga nyibitekereje ubwo numvaga nyine nta n'ubundi buryo bwo kwiga. Yego ariko gusa umubyeyi nyine umugira neza navuga ko ari nk'Imana nyine nagiye mbona neza y'Imana yamuje n'uwo mubyeyi aramfata njyana mu ishuri. Ubwo bishatse kuvuga ko wari ugize imyaka 10 utarajya mu ishuri? Narigaga ariko ntabona ibikoresho by'umunyeshuri nkuko bikwiriye. Yego je nize kwambara inkweto ndi mu wa 3 primaire. Najyaga ajya ku ishuri nambaye ibirenge. Pole dite. Yego uwo mubyeyi barakwitoreye? Mubyeyi yarantwara akira mu rugo n'abandi bana be bose bari barashatse abandi baba ku ishuri ari nge mukobwa hari ngenyine. Yego nyina mfata nk'umwana we nkajya nkora imirimo nyine yose yo mu rugo nk'umukobwa no mu cyiciro twabanaga akira mu ishuri ndiga. Yego ubwo urumva niho wize ni naho wakomereje ubuzima? Niho nakomereje ubuzima yangize mu ishuri ndiga ndakomeza ngeze nko mu wa 6 mama wanjye aza kurwara. Yego aza kurwara nawe afatwa n'uburwayi bukomeye cyane bwo mu buryo bw'inyama. Yego nese yarazitekaga akakwima? Yarazitekaga rimwe na rimwe nanjye nkaziteka bakarura ku meza cyangwa twasangiraga ku meza ariko nge nkarya ibindi biryo. Wowe ntujye inyama? Sinjye inyama bw'igihe kimwe nyine nkihagera ubwa mbere twaratetse tumaze guteka turarya tumaze kurya mu gitondo ndabyuka ngiye koza ibyombo byaraye mu isafuriya nzi ko no bikigero tajya barya ibiryo byaraye ngiye nyine ndirira. Mabuja byutse nyine ambwa ati nshyushye byo nabane nabiriye nyine mabuja ranuka byatari nenzi ko nyine Kigali batajya barya ibiryo byaraye ibyo byaraye birya abantu nyine babakozi nyine ibiryo byaraye ubundi ahandi nta nubwo bajya babiri. Yego abandi babakire ntago babiri. Yego nyine sana n'abanyamahanga cyangwa bagadeka Imana irabeshya none se abanyamahanga tuzahura tuvugana iki nta cyongereza nzi nta igifaransa nta n'igiswahili. Nubwo naje kubona ku kazi nabwo nakabonye kubera gusenga nari maze iminsi Imana imbwira ngo nguhaye akazi keza kumugisha. Nkavuga se nzava mu agent njye mu kaye kazi numva nakandi kazi kabaho nge nakora nkavuga sinigize niga ngo nzajya kudepoza urumva numva nta kandi kazi ariko icyo navuga cyo ntukisuzugure. Yego ntukisuzugure ngo mfa ko umuntu udashoboye ngo wumve nahana Imana itakura umuntu nahita kugeza. Yego naje kubona yuko Imana ihambaye kandi iyivuze irasohoza. Yego Umuzungu aramamagara ndajyayo turanavugana tumaze kuvuga ndongera ndanataha tuvuga n'umunsi nzazira ntabwo ati nazagira ibintu byose uzazana ibintu byose uzabisanga muri urugo. Igihe kigize nyine njyayo turakorana mbese neza cyane pe yari umwana mwiza cyane. Ni ibitangaza by'Imana. Nyuma maze Samweli yendibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni arihimba izina Benezeri
ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Uko Uwiteka atazigera ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. banyarwandakazi namwe banyakigali, by'umwihariko kampani yanyu Benjamin Limited ikora ikanatunganya ibikoresho bikoze mu mbaho binyuze ku muyobozi wayo mukuru Bwana Nkurunziza Benjamin. Si ukumenya Imana gusa, ahubwo azi n'ibigezweho. Ubu noneho yabegereje ibikoresho bitandukanye bikoze mu rubaho nka beresa z'abana, ibitanda, akubariza inzugi nziza by'akarusho, akanazi gukingira ku nzu yawe, akubakira igikoni kigezweho, TV stand, akabati, garderobe, utubati tw'inkweto, saramanje ndetse n'ibindi bitandukanye kandi bigezweho. Benjamin Limited iherereye mu mujyi wa Kigali mu Gakiriro ka Gisozi, mu nyubako ya Darwa ku marembo ya mbere uturutse Nyabugogo. Nawe niba ushaka kugaragara musobanutse, hamagara Nkurunziza Benjamin kuri 0783433453. Benjamin Limited, if you want it, we create it. Icyifuzo cyawe turagikora. Bakunzi ba Groupe Benezeri TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Rero nk'uko bisanzwe, uyu munsi dusanzwe tubana mu biganiro twumva ijambo ry'Imana no mu biganiro bindi by'ubuzima busanzwe. Turabashimiye yuko mukomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Nshimira cyane we wakanze subscribe, nawe utarayikanda nkwibutsa kuyikanda, ndetse unasharinga n'inshuti zawe. Ubukoze cyane. Nk'uko mubibona kuri kamera, turi kumwe n'umukobwa, nimba ari umukobwa cyangwa ari umumama ntago mbizi, gusa icyo mbona cyo nuko mbona ari igitsina gore. Nuko yereka tumwakire atangira twibwira, tubwire amazina ye, dukomeze. Ni karibu mwene da. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Muhawenimana Divine, ndi umukobwa kandi ikindi ndi n'umukristo. Yego. Nk'uko mubibona, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Ndakwinginga wowe uze gukomeza wumve, kuko ndizera yuko uri bukuremo inkomezi nyinshi cyane. None watangira utubwira ubundi Divina ni muntu ki, Divina yabayeho ate, ariko urabanza udusengere. Se n'uri umukristo? Yego, ndi umukristo. Banza udusengere, dushyire imbere y'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge. Imana nziza, uri Imana y'amahoro, urera kandi urakiranuka, uri Imana ishoboye byose. Nawe uhwanye nawe, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Turakwinginze Uwiteka muri uyu mwanya tugiye kumvamwo ibijyanye n'ijambo ryawe n'ubuhamya kubw'imirimo n'ibitangazo wagiye udukorera hagati muri twe. Nyemerera uzubane natwe muri aka kanya, utangirane natwe, kandi Yesu n'abadukurikiye Uwiteka nabo ugenda uhaza ukwifuza kwabo. Nsabiye umugisha buri muntu wese udukurikiye, ndetse nirubuze kuza kutwumva nawe musabiye umugisha. Bana natwe, utangirane natwe, ubwo uraza gusozanya natwe. Turashima izina ryawe, tuguhaye karibu n'ikaze mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen. Ndumva noneho watangira utubwira ubundi Divina, utwicaye imbere. Divina uri kuri kamera, ubu ngubu urimo urakurikiranwa n'abantu benshi cyane. Watangira utwibwira, wari watubwiye ko ufite ubuhamya, ufite aho Yesu yagukuye, ufite n'aho akugejeje. None ndumva nyine wabisangiza bano bantu. Ni karibu. Murakoze. Nagiye mbona imirimo y'Imana igiye itangaje. Nagiye mbona imirimo y'Imana igiye itangaje. Nagiye mbona Imana ibana nanjye mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Wabonye Imana mu buhe buryo? Nge ndumva bitewe n'ukuntu nari nabyumvishe, ndumva waduherera guhera mu buto bwawe. Ubundi Divina wavutse ute? Divina wabayeho ute? Divine ni umuntu wavutse ndi imfubyi. Ntazi papa wanjye. Ariko mama we wari umufite? Mama wanjye nari mufite, ariko ntazi papa wanjye. Uraho numva mfite agahinda. None se urumva wari ufite mama wawe, papa we nawe ufite, urumva byagenze bite? Mama wawe yaba yarakuganiriye impamvu papa wawe nawe uhari? Yaje kubimbwira ndi mukuru. Nakuze ntamuzi, ariko mbaho muri ubwo buzima mbwira Imana ngo Imana
uzamfashe muri ubu buzima nyine bwo kubaho ntafite papa, najya mbona abandi bana bari gukina na papa wabo nkumva nyine ni byiza, ariko njye nkagira igikomere cy'uko nta papa mfite. Nese Divi yaba yarakubwiye yuko impamvu papa wawe atahaba yari nk'iyihe? Ibintu birebire ariko waduciramo mu ncamake. Ariko urabona hari nk'ukuntu yenda wavuga ati mama genda urabona n'ibyago bibaho yenda yari yaratwaye inda yanjye, cyangwa hari ukundi kuntu byagenze waduciramo mu mayange. Urakoze cyane. Mu buryo mama yamganirijeho yabanye na papa bamarana imyaka 6 batari bambyara. Yarabuze urubyaro. Nyuma y'iyo myaka 6 mama aza kuntwita. Ariko aza kuntwita atabana na papa wanjye. Yego. Papa yaje kumutera inda, amaze kumutera inda baratandukana. Yego. Amaze gutandukana mama mbyarira kwa nyogokuru. Nyogokuru nyine ubyara mama. Ariho ambyarira. Mama ntwite ngo nk'inda y'amezi 2 papa arapfa. Yes. Yego. Paradise. None se urumva yakubyariye kwa munyogokuru wawe, byumvikana neza niho wakuriye. Ubundi wakuze ute? Yabashije kugira amahirwe yo kukurira cyangwa ntago byakunze? Wakuze cyane. Mama yaje gushaka undi mugabo. Yego. Anshaka nayo antwite. Mvukirayo ariko hari ukuntu umwana nyine avukira mu rugo rw'ahantu njye ntabwo nari mbizi. Nkajya mfata uwo mupapa nk'ari papa wanjye, ariko we ntanyisanzuro ngo anyereke urukundo rwa kibyeyi. Yego. Namuhamagara papa ugasanga nyine ansubije nabi. Ibyo byose bikanera agahinda. Avuga ni se nuko uyu mubyeyi muhamagara papa ntanyitabe nk'umwana we. Nyine mbaho mfite agahinda, igihe kiza kugera nyine mva mu rugo. Ubwo wavuye mu rugo ujya hehe? Vuye mu rugo mfite nk'imyaka 10. Nkagenda nyine mba mu buzima bwo hanze, hari umubyeyi waje kunyifatira aranyitwarira ndi umwana. Nese Divi ukiriyo ugihari umufata nka papa wawe. Yego. Basi yenda hari ukuntu nyine umwana iyo ari mu rugo hari ukuntu aba yisanzura. Yenda uretse kuba waramuhamagaraga papa ukabona ntago abyishimiye, ubundi mu busanzwe hari ubwo wavunika guriyo? Imirimo yose narayikoraga kuko ninjye wari mukuru muri urwo rugo. Yego. Ariko ukayikora kubw'uko nyine ari wowe mukuru ubona nta kandi gatunambwe ni karimo. Ya urebye nyine kuko ninjye byarebaga nta wundi muntu byarebaga, nta wundi muntu waba guhari. Ninjye byose wabikoraga, njye watekaga, ninjye wavomaga nkajya no gutashya. Ariko byanga byakunda mama yabadahari umugabo akankuruta. Yego. Nese Divi ikintu cyatumye ufata umwanzuro ukahava ukagenda ni ikihe? Ikintu cyatumye mfata umwanzuro nuko nabonaga nta rukundo rw'ababyeyi mbona. Yego. Urahava? Ndahava ndagenda, umubyeyi wundi umugira neza aranyifatira. Ubwo se wahavuye wumva yuko ugiye nka hehe? Kuri njye numvaga ubuzima bwose nabamo nta kintu na kimwe natekerezaga. Numvaga nava mu rugo gusa nkigendera. Wumvaga ari bwo uzibonera amahoro? Numvaga nava mu rugo nkigendera, wenda ibyo kwiga byose nabaga nyibitekereje. Ubwo numvaga nyine nta n'ubundi buryo bwo kwiga. Yego. Ariko gusa umubyeyi nyine umugira neza, navuga ko ari nk'Imana. Nyine nagiye mbona ineza y'Imana yamuje n'uwo mubyeyi. Aramfata njyana mu ishuri. Ubwo bishatse kuvuga ko wari ugize imyaka 10 utarajya mu ishuri? Narigaga ariko ntabona ibikoresho by'umunyeshuri nk'uko bikwiriye. Yego. Njye nize kwambara inkweto ndi mu wa 3 primaire. Najyaga njya ku ishuri nambaye ibirenge. Paradise. Yego. Uwo mubyeyi abarakwitoreye? Umubyeyi arantwara akira mu rugo, n'abandi bana be bose bari barashatse. Abandi baba ku ishuri. Ari njye mukobwa hari njye nyine. Yego. Nyine amfata nk'umwana we. Nkajya nkora imirimo nyine yose yo mu rugo nk'umukobwa. No mukecuru ne twabanaga akira mu ishuri ndiga. Yego. Ubwo urumva niho wize, ni naho wakomereje ubuzima? Niho nakomereje ubuzima. Yangize mu ishuri ndiga ndakomeza. Ngeze nko mu wa 6. Mama wanjye aza kurwara. Yego. Aza kurwara nawe afatwa n'uburwayi bukomeye cyane. Noneho ngeze mu wa 6 ndi kwiga mu gihembwe cya mbere. Uwo mukecuru arambwira ati rero birashoboka ko kwiga wabireka nkazagushakira imyuga mbere, wenda nyine mu gihe kizaza nkazagushakira imyuga. Ishuri ndivamo gutyo. Nese mama wawe yaje kurwara, urumva
yararwaye usubirayo? yaje kurwara mama mu rugo ni Karongi. Yego yaje kurwara arwayira mu bitaro byano bita ku Kibuye. Ndahazi. Yego arwaye indwara ikomeye cyane kuryo n'abaganga baje kuyiburira nyine baje kubura indwara. Abo hababaye cyane biba ngombwa ko njya kumurwaza. Yego mu rugo rwa wa mugabo? No, yagiye mu bitaro. Bamujyanye mu bitaro nyine gihe cyaje kugira nyine baramuvuza biranga asa nkaho ubuzima bwe bubayemo abubayemo mu bitaro. Yego nawe ujya kubana nawe mu bitaro? Njya kubana nawe mu bitaro murwaje ubwo n'ishuri byose babirarangiye. Nyine bitewe n'ukuntu nyine mama namukundaga cyane nubwo birumvikana namukundaga cyane ko niwe mubyeyi nari nzi kuryanga akabura ndikaboneke ni nyina w'umuntu byasa kose mama wawe ari mama wawe namukundaga cyane rero ariko nabona ukuntu ameze bikantera agahinda naba ndi kumurwaza nyine nkarira. Yego none se Divi ubwo mwubwo buzima bwo kwa muganga bwo bwari ubuzima bworoshye? Ntabwo bwari bworoshye kuko nta n'abantu batugemuriraga. Mwabagaho mute? Kwa muganga nk'abantu b'abaterankunga kwa kundi bagiye bafasha abantu ngo bagemurire abantu kwa muganga Imana igibaho umugisha cyane. Twajyaga turya ibiryo rero byo kwa muganga ukuntu kwa muganga bateka nyine abantu bazanye ibiryo baje kugemura bagateka bagaha abantu badafite abantu bagemurira. Nibyo byadutungaga kwa muganga. Ubwo amafaranga yo kwishyura imiti yatwe twabaga mu cyiciro cya mbere. Birumvikana leta yarabishyuriraga. None se waje kugaruka muri rwa rugo rwakureraga gute? Naje kuhagaruka nsaba murumuna wanjye wankurikiraga mama yabyariye muri urwo rugo. Ndabwanise nyine musaba ko yaza kurwaza mama nanjye nkasubira kwa mukecuru. Ndahitaga kwa mukecuru. Ndahaba ariko nawe sinabaye igihe kinini. Mbona bitewe n'ubuzima mama yari arimo ngiye muri urwo rugo ndahaturuka nzi Kigali. Yego waje kuhava wizira i Kigali? Naje kuhava nizira i Kigali. Kigali nawe ntabwo wari woroshye. Nese ubwo wiyongoje ute kuza i Kigali? Nabonaga ukuntu mama abayeho nta muntu umugemurira nta n'umwe atabona nyine icyo ashaka. Ngiye numva ngize ishyaka muri njyewe ryo kurwanira mama. Aboneka nza i Kigali nkora akazi ko mu rugo ngiye mbona amafaranga. Mvuze mama wanjye. Yego nese mama we yaje gukira? Yamaze nk'imyaka 9 mu bitaro. Yego yapfuye umwaka ushize mu kwezi kwa 8. Pole sana. Yego komera pe. Uba wiyiziye i Kigali? Naje i Kigali nyine muri ubwo buryo aho mu buzima bugoye. Nese Divi waje i Kigali uziranye nande? Muntu twari tuziranye. Warateze uzi i Kigali? Hari umwana w'inshuti yanjye twariganaga we yaraje i Kigali nanjye musaba ko yazandangira akazi i Kigali. Yego nese wari ufite telefone cyangwa yaje mu rugo arakuzana? Na telefone nari mfite. Yanyandikira nimero ku gapapuro. Arambwira ati nyine mvugana no mu mabuje w'i Kigali kuntu nzaza nyine tugahura nyine Kigali ngira ngo nari mazi. Nari nze ntinjira no mu modoka. None se hari akantu kajya kaba ku bantu b'abana bameze gutyo yenda kaza urumva wari uturutse mwaziranzira yagera nk'ari igitaramo kavuga ati ndasigara hanga. Navuye mu ngeze Muhanga. Navuye mu ngeze Muhanga. Nagize Muhanga mbonye ukuntu hameze mbona nyine ni heza mbona abantu basohotse mu modoka. Nanjye mpita mva mu modoka ndavana burangeze i Kigali. Ndabyuka nabajije umwagent wari aho kumana ni wanije amayinite nkamagara mabuje nje gukorera nkamubwira ko mageze. Mabuje mbandamo amageno ngani i Kigali nahageze. Arambwira ati wahageze abagent baranseka. Ndavuga se abantu basetse ngo ngana gari Kigali ni Muhanga. Ubwo se waje kugera i Kigali ute? Baje gusobanura amabuje nyine ahantu magaze yongera nyoreza indi tiki kuko nandi mafaranga nari mfite. Iranzana nyine ngera i Kigali nari mfite imyenda muri envelope. Yego ubu ugeze i Kigali. Ubwo se ugeze i Kigali ubuzima bw'i Kigali ku bwana uturutse mu ntara abenshi hari aho bajya gukora ntibabahembe cyangwa yenda yanagera n'i Kigali bakamukata. Bivi wowe ugeze Nyabugogo byakugendekeye bite? Ni amateka maremare ariko Imana yagiye mu ruhande rwanjye. Ni ukuri Imana mbese Imana tujye tuyigirira icyizere Imana irashoboye. Ni se w'imfubyi. Yego nagize i Kigali rero akajya mbwira ahantu magarana nyine akajya mbwira ahantu magarana nkabona imodoka ni nyinshi Nyabugogo nkabona nyine ibintu birakomeye. Ariko
abantu bakajya baza bakambwira nyine umwana uvuye mu cyaro umureba nari twenda muri envelope ibirenge ukuntu biba bisa n'imyate byose urumva abantu bakajya bambaza ye mwana waje kureba nte nk'abana umuntu aje gukorera akazi ko mu rugo i Kigali bakambwira ati natukwijyanira umuntu yakoshye n'umuteka bitugera abateka bitwe urumva ariko bakambwira ati dutize nimero ya duhiyo nimero tumuguhamagarire bakamuhamagara bagamagara nk'indi nimero bakavuga ngo nimero kompozi nayire numva ko ubuzima bwanjye bundangiriyeho uri Nyabugogo ndi Nyabugogo ariko ngize Imana wa mudamu yaje kuza arakujyana yego akujyaniwe baje gukorana bita mu Kabagari yego niho naje ku Gisozi Kabagari ni harakugira muri Kacyiru yes none ubugeze i Kigali bageze i Kigali gutyo anyereka nyine uko kazi gakorwa namaze amezi 2 nge nahembwa uri kwiga akazi ndi kwiga akazi ngateka ngakoropa nabaga nemerewe kurya inyama Yesu we nabaga nemerewe kurya inyama nyine nta mukozi wo mu rugo n'abayonzi ko nta mukozi wo mu rugo urya inyama yego nese yarazitekaga akakwima yarazitekaga rimwe na rimwe nanjye nkaziteka bakarura ku meza cyangwa twasangiraga ku meza ariko njye nkarya ibindi biryo wowe ntujye inyama sinjye inyama bw'igihe kimwe nyine nkihagera bwa mbere twaratetse tumaze guteka turarya tumaze kurya mu gitondo ndabyuka ngiye koza ibyombo byari byaraye mu isafuriya nzi ko abantu b'Ikigali batajya barya ibiryo byaraye njye nyine ndirira mabuja byutse nyine ambwira ati nshyushye byo n'abana nabiriye nyine mabuja ranuka byatari nenzi ko nyine Kigali batajya barya ibiryo byaraye ibyo byaraye birya abantu nyine babakozi nyine ibiryo byaraye ubundi ahandi nta nubwo bajya babiri yego abandi babakire ntago babiri yego ko nyine igihe cyaje kugera nyine muri urwo rugo naho ndahaba none nyine sinaye kuguma atamemba ntabwo ngo yarakiri kunyigisha akazi wahamaze amezi 2 ataguhemba uhita urahava ndahava nese divu havuye wagiye ko urumva nta wundi muntu muziranye i Kigali hari abandi bantu mwari mumaze kumenyana abantu twe tuzira nyine ni ibintu birebire ariko mana nyine mba numva nezerewe Imana mutima wanjye urumva nari ndi umwana urumva ariko uko bisa kose Imana yagiye ibana nanjye naraje guhatoroka ndavuga ni si uyu muntu niba amaze amezi 2 nashaka amafaranga yo kuvuza mama wanjye urumva ariko nkabona ndi gukora nkabona si imembwa ubwo nyine nduvamo nzana amaguru nongera mbona nisanze Nyabugogo ngeze Nyabugogo mbura ikintu ngura ndicira ndarira muri gare ese wariraga uvuga ngo ikindi nyine nariraga by'ubwana nyine ko bisa kose imaze gukura nari maze gukuramo gakeya no guca kenge ndarira nyine nkajya mvuga ngo naje kureba muri Kigali ndamubura nese Nyabugogo wahavuye ya umubyeyi aje kumfata nyine arantwara akujya kukwirira nanamuzi aranyijyanira akwijyanira arambwira ati ngwino nzaya ngwembe 10,000 underera abana yego none se uho wagiyeyo urakora akajya guhemba yajyaga memba ariko nyine byari mu buzima bugoye byari bigoye gusa yaramemba ukwezi kwagiraga kamemba ariko kurya byabaga bigoye yego birumvikana nabo yarari mu buzima butoroshye Nyabugogo ariko nyine kurya byabaga bigoye ugasanga sasa turiye nijoro urumva ariko nyine ndihangana kubwo icyo nashakaga ukwezi kwagera gusa kamba amafaranga yanjye ariko uretse icyo kibazo gusa yenda cy'inzara kuba ukora ahantu ushonje ariko ubundi mu bundi nta kibazo we yaragukoreshaga neza cyangwa mu bundi buryo na bike byabonetse akaguha yego nta kibazo igihe cyaje kugera nyine nza kubona ko abantu baba batandukanye ntabwo abantu bose nyine ingo zose ntabwo ariko zikoresha abakozi ngo ntibarye inyama hari abakora nyine bakagura ibiryo ihagije nyine karyo kisanzura ariko tukiri aho ngaho n'ikintu naboneraho nabwira abandi abantu bakoresha abakozi mujye mureka abakozi banyu mujye mubaha nimba ari izo nyama niyo wamuha inyama imwe iramunyura kubera yuko ukuze imwe mumutera umutima mubi kandi abagukorera buriya umuntu nkurikiye niba ukoresha umukozi ntugafate umukozi nk'inyamaswa cyangwa se umufate nk'igisimba umukozi ni umuntu nkawe yego umukozi nyine ni umuntu nkawe burya iyo utetse ukavuga ngo imbuto ni iz'abana ngo niwemereye kunywa amata ngo amata aba ari ay'abana kandi umukozi ari we ukurerera abana burya umukozi aba afite agaciro cyane tujye duha agaciro mbese n'abakozi bacu yego
akandi kantu narenzaho nk'iyo ubujije umukozi kunywa amata ngo n'ay'abana kandi wa mukozi ari buyamuhe uba wumva neza wizeye neza 100% yuko watayanywa ariko iyo umuretse akisanzura na wa mwana arayamuha kandi akayamuha neza ikindi buri wafashe umukozi nk'umwana wawe cyangwa se ukamuha nyina ubwisanzure akora akazi kawe neza atuje ukaba yumva yuko ngo ntukarye ibi ngibi imbuto n'iz'abana cyangwa se imbuto n'izacu umukozi ntakajya arya imbuto agaba ari byiza ako kaba ari agaciyemo David twikomereze yego ubugeze muri urwo rugo nyine naje kugera muri urwo rugo ndakora igihe kiza kugira nyine nanjye nkajya nkora ni savinga niba mama narakoraga 10 nkamwereza 5 nanjye ibindi 5 nkakora numva nshaka kuva mu kazi ko mu rugo yego none se waje kuhaguma paka kubera yuko ikigaragara cyo ntago kiri mu kazi ko mu rugo ntago nyiri mu kazi ko mu rugo cyo nk'utakikari Imana yangiriye neza kubisa kose nagiye mbona imirimo y'Imana aho igejeje ikora mbese nyine ishimwe n'iryayo nyine mbwira ukuntu wahakoze uza kuhava cyangwa hari ahandi hantu wigeze wongera naje kwakora nk'imyaka nk'ibiri nabaye nk'imyaka nk'ibiri gutyo nari ntangiye kumenyana n'abantu uko njya guhaha nkamenyana n'abantu ukaba wabaza umuntu ati wandanjyana uri akazi bambe amafaranga menshi burya abakozi nyine bajya bahura bakaganira urumva erega umuntu guhana makeya sibyo makeya none ari mwe amahoro siko bimeze ariko nyine ngiye numvaga nshaka n'amafaranga menshi ku buryo nanjye ejo bundi numvaga nubwo nagakoraga nkakunze numvaga nanjye nshaka gukora nkazagira ikintu nanjye nikorera ku giti cyanjye naje kuhava rero nza kuba ahantu nza gushaka kubona kandi kazano mu bapasiteri hafi no ku Kinamba ndahakora nyine bakajya bamba amafaranga menshi numva nifuza aho bagwaga ngahe abaga amafaranga 25 ni menshi cyane uvuye ku bihumbi 10 ni menshi cyane nyine Imana yageraga nzamura yego ni menshi naje kuhakora hari abana babiri niho naje gukura igishoro yego none se Divi wakuye igishoro ujya gukora ibiki naje kuhakura igishoro narabanje ucuruza mobile money yego ucuruza mobile money ubu wayivuyemo ubu nsanga none narihagaritse nese Divi muri ubwo buzima urabona nibwo wavuye mu ntara uraza ujya mu kazi ko mu rugo ikigaragara cyo wavuye mu ntara uzina byari mu buzima bw'ubupfubyi birumvikana nyine urumva muri nyine ni ibintu birebire ariko nagiye mbona neza y'Imana naje kuva mu kazi ko mu rugo nyine ndatangira njya mu buzima bwo kwikodeshereza bwo kwishakira gito nikodesha nyine nshaka kwikorera ku giti cyanjye yego urabona nyine ubundi ubuzima bwo muri ghetto no ubuzima buba butoroshye ntabwo bworoshye n'abadukurikiye barabizi nabo baba babibona n'ibintu biba bigaragara ubuzima bwo muri ghetto uri umukobwa n'akazi gafatika ufite ntabwo biba byoroshye none Divi wowe wabishoboye ute gusenga mu buhe buryo rero naje kuva nyiva mu kazi ko mu rugo nagiye gukodesha ahantu yego nyine numva nabaga muri akazi ko mu rugo nshaka udukoresho ngura akamatera akajerekani imbabura udusafuriya urimo urabyumva mbonza kuza kujya gukodesha ahantu nagiye gukodesha nsangamo abarokore nsangamo ari abarokore nyine barimo nubwo bari muri ubwo buzima twebwe wacu ntabwo twari dukijijwe ntabwo wacu bari bakijijwe ntabwo nari nzi gusenga icyo ari cyo nyine numvaga ubuzima nyine Imana yo ijya ibasha kuturebera twebwe aho tutabasha kureba yego nza kuza gukodesha muri icyo gipangu nyine kirimo abantu b'abarokore bakijijwe bakajya banjyana gusenga nyine mbwa Divine wazaje tujyana gusenga nangira kujya gusenga gutyo nanjye nyine ndabikunda nyine mbona mu nzu y'Imana ni heza bishatse kuvuga yuko wagendaga mwako kazi ko mu rugo n'ibiki byose ariko udasenga ntabwo nasengaga ariko nta nicyo gusa nizeraga Imana numvaga Imana ibaho hari abantu baba badasenga babayeho gutyo gusa nta n'ikintu batwaye ntabwo nari nsengaga ariko nta byaha nakoraga wenda mvuge ngo nakoraga ibyaha sibyo ko kwakundi wenda uri nko mu kazi ko mu rugo sibyo abantu ukavuga ati ukababwira umwana nabitewe nuko nyine ariko numva nta bindi byaha nyine nakoraga ntabwo ibyo byabura yego uba ubivuyemo wigiriye muri ghetto yawe uba ugiye gushakisha ubuzima ubuzima bw'ubwagenti nanjye narabukoze nabayeho umwagenti kuba umwagenti bisaba yenda iseta nzima
cyangwa nanone ntabwo biba byoroshye kuba umwagenti warangiza unikodeshereza. yego Divi wabigenza gute? umva nyine navuga ko ari Imana kuko Nshaka kutunyurira makeya mw'ubwo buzima kubera yuko abantu benshi nibwo buzima bahagazemo. nibwo buzima bahagazemo ariko buriya buzima bw'ubwagenti ububayemo udasenga Yego. urashya nk'abandi bose. Yego. kuko harimo ubutubuzi buteka mitwe none agiye bagutuburira nta kintu gishoro usigaranye kandi udafite n'aho kujya. Yego ariko hamwe njye no gusenga Imana yagiye ibana nanjye nkajya gusenga Imana ikambwira ngo ndinze abatubuzi. Mbese nyine nagiye mbona Imana. Yego. Ubwo abantu babirimo wabagiriye inama Divi kuko hari abantu babirimo impamvu ndi kukubwira ngo bitindeho hari abantu babirimo ariko bakaba babona nyine byaranze rimwe na rimwe nk'abakobwa bibana ugasanga bishoye mu zindi ngeso mbi. Hari igihe abenshi bama muri kariya kazi ari dress bama muri kariya kazi kuko buriya ikintu ukora ni kigwa amafaranga ku munsi niyo yaba menshi ashobora kutarenza 1000 cyangwa 500. Ubwo yakubye ku kwezi zari 30. Yes. Nabwo wakoze buri munsi. Nabwo ni cyagiye cyo kubikira abantu cyangwa se koherereza umuntu byabicira guhereje. Ubundi utegeza kuzahembwa ku kwezi. Kandi nabwo bitewe ni state ukoreraho. Hari igihe usanga mu mafaranga uhembwe utarengeje 30 cyangwa 40. Kimwe ntirangaje ko ari n'abahembwa 100 kuzamura bitewe naho ukorera. Cyane. Yego. Ayo mafaranga rero uri umuntu wa ghetto uri umukobwa ukeneye kwambara kwisiga kurya ntago ari ibintu biba byoroshye. Yego. Gusa nyine nge narihanganye ntabwo nifite igishoro cyinshi nifite igishoro gikeya kandi waguraga umwenda umwe nko mezi 5. Nose Divi watangije amafaranga ngahe? Yanjye natangije amafaranga 100. Cyawe ni make. Yari make cyane cyane. Make cyane muri kara kazi. Yari make cyane kandi ukeneye kurya buri munsi kandi ukuriye buri munsi ukora mu gishoro. Yego. None se abantu bakarimo barimo bagakora kandi babona ko barahembwa amafaranga makeya inama wabagira Divi ku buryo bagakora ariko nibishore mu yindi mico mibi kuko usanga benshi ari abakobwa ugasanga yenda ku rugo kakazi k'ubwagenti ugasanga kuri ndi ruhande aranicuruza. Inama nabagira rero akazi kose wakora karimwo umugisha w'Imana karagenda. Icyo nabagira usibye n'ubwagenti n'undi wari wese nkurikiye ufite n'akandi kazi runaka kabara ko mu rugo kabara akazi kariko kose. Yego. Cyambere no gusenga Imana ukabwira Imana ngo Imana mfite igishoro kingana gutya kirahagije cyangwa se n'igihagije icyo musabye no kuzajya umfasha muri aka kazi kanjye uzandi ndi kwiyandarika. Yego. Nicyo kintu wababwira. Nicyo kintu ni ugusenga kuko akazi kose nubwo wabuhembwa miliyoni ku kwezi ariko hatarimo kubaha Imana no gusenga Imana iyo miliyoni ntacyo yakumarira. Nese Divi wavuye mu bwagenti ubu ngubu magingo ayo ngayo uri gukora iki? Ubu ngubu nasaga nkaho nari ndi gucuruza inyama. Yego. Kigaragara cyo warazamutse uranasa n'umuntu uzigira neza urumva Imana igira neza ariko uko bisa kose biruta mbere. None se Divi dusubiye inyuma ho gatoya wavuye mu bwagenti ari byo ujyamo cyangwa hari kandi kazi wakozemo kuko hari igihe habamo starago? Naje kuva mu bwagenti mbona akazano ku muzungu. Naje kubona akazi nkorera umuzungu mbese nyine twajya tubona imirimo y'Imana gukorera umuzungu utaranize n'amashuri nta n'ibyongereza uzi. Ubwo se mwavuganaga Imana ijya yigisha umuntu. Naje kubona akazano ku muhinde turakorana akajyaho amafaranga numva nifuza. Nese Divi mwavuganaga gute? Nta Kinyarwanda yarazi. Nanjye nyine ntabwo wabimbaza kandi ninjye nyine twabanaga turi babiri. Nese byagendaga bite? Mwabagaho nk'ibiragi mwavuganaga gute? Twaravuganaga tukanumvikana sobana n'umuntu ikiragiye ubwo mukabana gute. Nyine nanjye ntabwo nashobora nyine ni Imana pe aho nono ni Imana nyine Imana yikoreraga aho ngaho. Ndagira ngo nukuri dusobanurira aho hantu n'umuntu dukurikiye abyumva. Ni ibintu nanjye ntabasha gusobanura. Ubana n'umuntu mu nzu yego ntago azi Ikinyarwanda we nicyo uzi gusa. Nta no kubwira ngo nzanira icyuma cyangwa nzanira n'ifoke byibuza ifoke byibuza n'Ikinyarwanda nzanira n'ikanya byiza bivuga mu Kinyarwanda. Reka nawe nta rundi rurimi wari uzi? Sinize niga indimi nta n'amashuri arenze nigize ngiramo ku buryo nari kumenya ibyo byongereza ariko Imana yagiye ibana nanjye tukabana kandi akankunda. Mbese mwakoranaga gute? Umva nyine ni ibintu nanjye ubwanjye ntabasha gusobanura ariko
nyine n'Imana agiye byikorera nyine nanjye bwo mbuze ukuntu bigusobanurira ariko twarakuranye turi babiri mu gipangu nkamukorera akazi kose akantuma ku isoko genzanira ibi ni mu gihe atagiye kwera afite imodoka nyine yagiye yigiragayo cyangwa nanjye akantuma nyine ibintu byose akantuma ariko numbaze ngo mwaganira yagutumaga ibiki ukamusubiza gute urumva nyine ni imirimo y'Imana. Imana iratangaje cyane. Imana ajyaga imbwira ngo nyine izamuzana n'abanyamahanga ngavuga ndeka Imana irabeshya none se abanyamahanga tuzahura tuvugana iki nta cyongereza nzi nta igifaransa nta n'igiswahili nubwo naje kubona ako kazi nabwo nakabonye kubera gusenga nari maze iminsi Imana imbwira ngo nguhaye akazi keza kumugisha nkavuga sinzava mu agent njye mu kaye kazi numva nakandi kazi kabaho njye nakora nkavuga sinigize niga ngo nzajya kudepoza urumva numva nta kandi kazi ariko icyo navuga cyo ntukisuzugure. Yego, ntukisuzugure ngo mva ko umuntu udashoboye ngo wumve nahana Imana itakura umuntu naho itakugeza. yego, naje kubona yuko Imana ihambaye kandi iyivuze irasohoza. yego, umuzungu aramamagara ndajyayo turanavugana tumaze kuvuga ndongera ndanataha tuvuga n'umunsi nzazira ntabwo ati nazagira ibintu byose uzazana ibintu byose uzabisanga muri uru rugo. igihe kigeze nyine njyayo turakorana mbese neza cyane pe yari umwana mwiza cyane. ni ibitangaza by'Imana. nyuma nibwo twaje gutandukana asubiye hanze mu Buhindi wabo. Yego, nari mfite amafaranga rumaze kuyagira. Imana ishimwe ko nakoze no ku madolari n'amapawundi. turi kumwe n'umuntu udasanzwe. Yego, urumva nagiye mbona Imana nyine mu buryo bugiye butandukanye. ubwo amapawundi urayazi n'amadolari nawe wagiye kuvunjisha nk'abandi banyamahanga bose nk'abandi basirimu bose. Yego, ndabyibuka nagiye kuvunjisha amadolari. ni igitangaza. nagiye kuvunjisha amadolari ngeze ku muntu ngiye kuvunjishizaho agira ngo ndi umutekamitwe. nyine hari ukuntu abantu batubona mu ishusho ariko ko abantu batubona siko Imana itubona. niyo mpamvu mvuga ngo ntukisuzugure, jya wumva ko uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. ukuri kose jya wumva ko uri umuntu w'umumaro imbere y'Imana. agira ngo ndi umutekamitwe n'abasize kuvunjisha angahe ndabona nyine mfite amadolari 100 n'amapawundi 150. Gorore se ngo yakuye ngukora urumva ndavuga nese umuntu kumbona atangiye kumaza ibibazo byinshi kandi ngiye mfite amafaranga urumva ariko nagiye ntumanje kumenya amakuru ipawundi rikura ngahe idolari rikura ngahe. navuye Nyabugogo ngendera mu ntuzi ngendera hejuru. avuye ikigaragara cyo nyine urumva izo note zose baba bapanze bakaziguhereza. nyine Imana igira neza n'ukuri. niyo yari yaguhembye. Yego. no nagire yamemye we yamemaga mu Manyarwanda ahubwo yaje gusurwa n'inshuti ziwe zaziturutse hanze. ni umuntu nyine ukomeye. noneho bahageze abo bandi twajya tuvugana kuko ntago bari bazi icyongereza. bahageze bakajya bamvugisha noneho bo turananiranwa burundu. nyine bakangirira impuhwe barafata okay tugiye kumara iminsi hano tuzagushakira umwarimu uzajya kwigisha. ndavuga Imana ishimwe ubwo bagiye kunshakira nkamenya indimi nyine numvaga ngiye kuziga indimi. noneho haza kubamo akabazo kuko bantu bahita basubirayo wamwe matamunshakiye. bahereza uwo mabuja nyine twamwitaga sister bamubwira ati aya mafaranga uyamuduhere mu kimbo cy'uko twari kuzamushakira umwarimu. ngiye ko nabona sister yampaye nyine arayanzanye tujya kuvunjisha amadolari. Imana igira neza kubera yuko urabona Divina wo mu cyaro, Divina wo mu kazi ko mu rugo batamuhemba, Divina bimaga inyama. ni ukuri Imana nyine igihe cyaje kujya nkaba nanazikoramo nyine nkora muri boucher. Yego, none se Divi umaze kuhava yisubiriye hanze waje kubaho mu buhe buzima? naje kubaho mu buzima none bwoye. aho niho nshaka rero kubera yuko abantu benshi urabona nk'iyo yamenyereye ubwo buzima noneho cyane nko mu rubyiruko iyo yamenyereye ubwo buzima akaza kubuvamo agasubira hanze akabona biramugoye akenshi atangira nanone kwishakira izindi nzira zo kubaho mu buzima bworoheje. Ndetse wabigenje ni ibintu njya nibuka mba nanone agahinda karanyishe nubwo nyine nagiye mbona Imana kandi nanone nta kiba Imana itakizi. Yego, uwo muhizungu yaje kumbwira ati ngiye gusubira mu Buhinde ningaruka nzaguhamagara. ariko zose mukadezi ubwagent nari nizifite. ntekereza yuko mpita mvuga ngiye kongera nsubira mu kazi ku bwagent. mvayo hari umwana nshutangiye w'umukobwa nyine inshuti yanjye n'umunyamasengesho nawe. umunyamasengesho
yego uragenda muribanira turibanira hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani nibwo umuzungu yagiye hanze yamvuye mfite amafaranga pe atageze byibuza ntabwo nakuranye nawe igihe kirekire niyo mfite nk'ibihumbi 400 ni menshi nyine nayo n'ubwa mbere kuva nabaho nari mfashe kuri ayo mafaranga nayo kuri njye yarayo umukobwa nyine tuza kubana mu nzu nyine namukundaga cyane mfata nk'umuvandimwe wanjye izo uwo munsi mva ku muzungu yanyibye muri iryo joro yansize mu nzu ndyamye iki Devi yego yansize mu nzu ndyamye arabyuka aterura igikapu cy'imyenda yose atwara telefone yanjye ariyo yiriya mfite nayo yaje kungarukira n'ibintu birebire atwara nyine iyo amafaranga ari muri cya gikapu yego amafaranga ari muri cya gikapu ko narabona umwanya nta konti nari mfite narafunguza konti ngo nyabike kuri konti yego aza guterura igikapu ateruramo n'aya mafaranga aterura na telefone mbese nyine ibintu byose aratwara nsigira ikanzu imwe yonyine pole pe yego birakaze nese ubwo buzima bwitwayemo amafaranga wakoreye barayatwaye telefone barayitwaye nta n'igiceri cy'icumi nari nsigaranye bagutaye mu nzu y'ikode Devi wabyifashe mute nasenze imana nyine gusenga ni byiza gusenga birafasha kandi nakifuriza buri muntu wese gusenga yego cyangwa se kubikunda nyine byabayeho mu buzima nabayeho mu buzima nyine bitari bwiza birumvikana bwiza kugira nyine kubona umwenda burya umuntu buriya niyo yari kunwa amafaranga yose akansigira utwenda n'umuntu gutwara n'utwenda kandi baravuga ngo iyo umuntu akwibye umwenda waguhamije kuko kugira ngo uzigondere undi biragoye nasigaranye ikanzu imwe ndabyibuka mama yapfuye ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani yapfuye na telefone mfite yawe wabimenye ndi nayi Kigali bo barampamagara barambura ndabyibuka ni nk'Imana niyo mpamvu nazava imbere y'Imana yego nari nicanye n'umuntu kuri telefone ye hazaho amayinite ya MTN y'ubuntu ndabibona ndavuga ariko wanije kuri ayo mayinite muhamagara iwacu muhabaza uko wameze ko nari nzi ko mama arwaye cyane yego mama ndamuhamagara mpamagara nko amasaha 4 saa 5 ndavuga ni mama umeze muti nitabwe na murumuna wanjye uwo tuvinde imwe kuri mama ndambwira ati yewe nako twagushatse twakubuze ndavuga ni se byagenze gute mama yapfuye nshuti yanjye agenda karanyishe bakwibye nta kintu na nta mwenda nari ngifite yakanze imwe ariyo nyifite kandi inote y'ijana mfite imbere y'inyuma numvaga idakaranyishe nyine mitambura ikintu mvuga ndavuga ati ngo mama yapfa nongera ngo nugwe nabane mu binyaganyeza atego ati twambukiza no mu isanduku banyogokuru bamaze kumanuka bose bamaze no gucukura ahantu ibaze nese nagize kuri papa wanjye ntamuzi sinzi n'isura yose byo kumva ngo nguramwana ngo yasaganaze mama wenyine niwe nari nsigaranye apfuye atanakubwiye papa wawe yego ariko ibyo ntacyo byari bimbwiye ariko numvaga mama wanjye we nari nsigaranye mvuga nti Imana uzamfashe mama wanjye ntazapfe yego byibuze atabonye nyine nk'ibirori byanjye nyine umukobwa ukunda batekereza nyine atabonye nk'ibirori byanjye nk'ishimwe ry'umubye numva nyine mama nzamukorera ibintu byiza urumva numva sibibaho hari groupe mbamo bita Batabazi sengeramo nyine ndi umwinginzi waho ndi n'umuririmbyi waho mamagara perezida wacu nyine Imana nawe mumera umugisha yego ndamutekereza ndamubwira mama yapfuye ngo nguki Divi mama yapfuye none se kunyine razi ibintu byambayeho ufite imyenda seti hoya ufite amafaranga seti ufite tiketi ndavuga nta kintu na kimwe mfite ariko wa gatanu yego ubundi mu buzima bwanjye sinjya nibuka iminsi n'amatariki n'icyo kiyo tariki ntabwo zigera impfa mu buzima bwanjye niyo mateka mbese nicyo kintu cyambabaje kuva mvutse kurinda ngeze cyonyine icyo kintu cyane yagahiye bo nyine banshakira tike maze kunshakira tike bama 9,000 yego 9,000 nyine ndi butegemo nkamanuka nta mwenda mfite yego
ya Imana iza gukoresha umuntu nawe ndayimutekerereza atambwa ati umwenda wo kwambara teoya turajyana anjyana no bita Ibatsinda yego angurira amakanzu 2020 nawe Imana izamumera umugisha haracyariho abantu b'Imana baracyari yego agurira amakanzu 2020 bukiye mutendo kwisabato ndamanuka njya mu rugo n'undi nsanga bashyinguye n'undi na ahantu ngiye nsanga bashyinguye ngezeyo nyine baravuga ati twaramushyinguye byararangiye uza ngaho genda uzagaruka ku 23 z'ukwezi kwa 9 muje mu kiriyo yes Pole sana Divi. Naje kubaho nyine nyuma yaho mu buzima bugoye cyane. Nese Divi, uzamutse uvuyeyo wabaye hute? Biragoye. Birumvikana. Ya, inzara yaranyishe. Nasonza. Ariko nese wasonza gubaye. Ni birebire burase kuba uri kubiza kwa munzu y'abandi n'amafaranga ufite yo kwishyura. Nyine nanjye nibyo yise nibaza. Uko bisa kose Imana yagiye inshira inzira. Ntabwo naraye hanze. Ntabwo naraye hanze ariko Imana yagiye ibana nanjye. Abonye abakwakira. Kandi mu buzima bwiza budafite nyine butagayishije butangayishije cyangwa bugayisha Imana. Size nkoze Imana isoni. Yego. Imana ishimwe tukira. Gusa nyine nabayeho kurinda gezo. Uracyariho. Yego nibwo naje kubona akazi ro muri boucherie. Yego maze kubona akazi muri boucherie ngenda nzamuka nyine ngenda ngura kenda kamwe ibintu bigenda ngura udukweto ngenda nisubira nyuma nyine ndubwo Imana aje gukoresha uwo mukobwa wenda niba nawe ubwo yaratekeje asanga ibintu wenda hari yankoreye si byiza aramamagara mka tuzansangana hatuganira ikintu nabwira abantu ubuzima bwaje bufata ubushyire mu Mana cyase mu buzima bwa buri munsi byubanza Imana imbere. Yego. Mu byukora mu byawe byose muri gahunda zawe zose byubanza Imana imbere. Kandi ikindi ugerageze gutunga umutima w'imbabazi. Kuko umuntu wese wumvaga ibi byambaye yaravuga ati ngiye akagakobwa duhuye. Nagakubita. Urumva kandi umuntu w'umukristo nagakubita. Ariko ntago umujinya ari mwiza imbere y'Imana kuko natwe hari byinshi bimwe na bimwe tugera dukorera Imana ikatwihanganira ikatubabarira ngiye cyeshe kujya numva ndamubabarira numva siwe kuko yarantwaye indangamuntu no muzungu yaje no kugaruka aranshaka arambura kuri telefone arambura kuna fone nayo mfite indangamuntu yarayitwaye ntafite nuko nzaswapisha aranshakisha abantu bamwe barabimenya ko muzungu ari kunshaka gusa kuko na address nari mfite murumva nta address nari mfite muri ako kanya yego nyine arambura atayishakira undi muntu bakorana akazi nyine burakarasi bandakarasi Pole. Nese uwo mukobwa yaraguhamagaye ngo muhure yaje kumamagara niwe nsanga gukora akazi ko mu rugano bita Gacuriro yego musangayo arangije arambwira ati Divine ni ukuri wamfashe nk'umuvandimwe wawe unyitaho ntacyo wanyimye usabye imbabazi none duke twinsigaranye amatelefone imyenda yanjye yo yera itangaguje byaragiye nyine amafaranga yo urumva amafaranga yo nta buryo nta muntu agusubiza amafaranga kiretse sinzi nyine kiretse nyine nago bize burya umuntu agusubiza amafaranga yo nta yansubije gusa yansubije telefone gusa hagati aho ngaho Imana aje gukoresha umuntu aragenda amfatira telefone zino fone zo muri make zari zikuza aragenda aranyishingira wayiyandikishaho ngiye wampereza telefone yo muri make arambwira ati kujya uve kuri rezo fatiye telefone ngiye gufatira telefone ujye uyikoresha utazava kuri rezo aragenda amfatira iyo telefone akwa akajya yishyura ngiye nkakoresha telefone ntacyo dupfana nyine ni imirimo y'Imana yose ni imirimo y'Imana ngiye navaka ibyanjye byose ni Imana yagiye byiberamo kwindageza kandi ndabizi neza n'undi kukiri kumwe nanjye muri teka ryose ukoze iyo ugende mu bushake bw'Imana iyo yomereye Imana ikakuyobora ntabwo ujye ukorwa n'isoni cyane yego Imana ishimwe yaje kunsubiza telefone rero nanjye mfata ya telefone nyisubizanya nawe ndavani warakoze cyane ibaze ko we yagiye akanyishingira we nta touch afite we yagiye kukwakira touch we nani yagiye afite akajya yinyishyurira nta yafite ndabwa ni warakoze cyane Imana izakomera umugisha nari gufatira nkayigurisha nkasigana yayo ariko naravuze ati kuba umuntu yaranyitangiye agakora iki kintu mfata ya telefone ndayimuhereza bati gukoresha nawe iyi telefone ujye yishyura ari iyawe nanjye yanjye narayibonye kandi Imana izakomera umugisha ngira mbona telefone gutyo none se Divi waje kubona ku kazi ko muri boucherie gute kuri kutubwira ko size ari gukora simbizi
nyine imana ntabwo wamenya inzira z'Imana. Naje gura n'umuntu twasenganaga kera nsanga ni umukesiyeri muri iyo busheri. Yego. Arambwira ati ese ufite akazi? Ndamubwira nta kazi mfite. Nyine mutekereza amateka y'byambaye ukuntu banyibye, ukuntu wanjye yapfuye biki n'ibiki, nyine aravuga ati okay, nta kibazo waza ugushakiramo umwanya. Yego. Mboneramo umwanya gutyo. Ubu ugiye gukoramo za nyama naryaga nyine nihishe kwa kundi watagaga nyama ugakora mu isafuriya ugakuramo akanyama nyine mabuje atabisi ukanayikatamo kabiri njye ntangira kujya nzirya ntanaziguze. Yego. Nyine Imana igira neza, nyine Imana yagiye ibana nanjye muri makeya. Yego. Mu kigaragara cyo pe Imana ishimwe yarahabaye. None se Divine, magingo aya ngaya ubundi Divine ubu ngubu ubayeho ute? Ya Divine bayeho neza. Yego, bayeho neza. Muri make nyine ntacyo nashinze Imana. Yego. Bura muri duke cyangwa se ibyo waba ufite byose ugerageza unyurwe n'ubuzima bwose ubayemo. Yego. Yego. Abantu badukurikiye ndi bwaze kubashyiraho nimero yawe. Divine bazaguhamagare kuko ufite ubuhamya bukomeye. Ni bwinshi cyane umuntu yavuga. Nabo hari abari guca mu bihe bikomeye. Buri iyo uvuganye n'umuntu wabashije gukomera aragukomeza. Niyo uvuganye n'umuntu utarakomeye aragusenya. Ndaza kubashyiraho nimero zawe. Noneho bazaguhamagare bakubaze. N'undi wumva yenda mwazaganira azaguhamagare muganire birambuye. Njye ngira Imana yo kuganira n'abantu kandi ibintu bikagenda neza. Nashingiye ku myaka ifite buri Imana ishaka gukoresha nagishingira ku myaka nanubwire buranga nanubwire bigihagarara. Yego. Nagiye mbona imirimo y'Imana myinshi gitangaje. Mfite ikintu nabwira umuntu nyine kikamugirira umumaro. Yego. Yes. Nese Divine tugana ku musozo. Ikigaragara cyo Divine ariho ameze neza pe. Nukuri pe. Ukundi biranyuze. Ari umuntu yigeze kuvuga aravuga ati ngenda amashimwe yigende. Nabashibwe yigende. Nawe ubwo amashimwe yigende. Nkubwire kubwanjye mba numva iyo biza kuba kubwanjye ntari kuba izi saha wenda nyiriho. Hanjye bitewe n'ibintu byinshi bimwe na bimwe nyine wenda umuntu abatavuze ariko Imana nyine twagiye tubona neza y'Imana. Yego. Nese Divine ngo ugira ikintu ubwira abantu bari kudukurikirana, hari abari mu buzima bugoye, hari abafite nabo ababyeyi barwaye nguko, hari abo kwiyakira byananiye, nyine abantu badukurikirana hari abari mu gahinda, abafite umubabaro, hari abari kunyura mu bihe nk'ibyo by'inzara. Yego, hari nabo ubwabo abameze nabi ubwabo. Divine iki wababwira? Hari n'abandi barembejwe n'ubwo bukode n'ubuzima. Divine iki wababwira? Ikintu navuga, ubuzima bwose wabayemo bwose cyangwa se ibigeragezo byose, ibibazo byose waba uri gucamo, uzirinde kwirwanirira. Yego. Uzategereze Imana. Kuko Imana niyo izi ubuzima bwawe. Niyo ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Uzirinde kwirwanira ko Imana yo izi kurwanirira. N'ubundi ushobora kuba wabushonje none ukagenda ugahora wenda n'urugero na runaka kaguha 10 ariko rigashira ejo ukazongera ugasonza. Ariko iyo utegereje Imana iby'Imana biraramba. Yego. Ngo bamera inkomezi. Icyo navuga cyo nuko Imana itajya yirengagiza abayo. Yego. Navuga ngo komera kandi ushikame wihangane, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umukobwa cyangwa waba uri umusore. Ihanganira umusozi uhagazeho Yesu azahagutabarira. Yego. Cyane pe. Ya ni inkomezi nziza. Yego. Divine ka tugushimira. Wakoze kuza kubana natwe. Dushimira n'abandi badukurikiranye. Imana ibaha umugisha kandi nanjye ndimo nsoza, wowe ubabaye, wowe umeze nabi, muri Imana irashoboye kandi Imana ishoboye byose. Wowe ubona uyu munsi biri kwanga, ihangana ukomeze usenge. Imana ishoboye ibintu byose. Hari igihe umunsi byanga ariko ejo bigakunda. Wowe uri mu bihe bibi ntabwo ariko bizahora, hari igihe kizagera ibintu bihinduke. Divine rero turi gusoza ndagira ngo usenge. Divine turimo dusoza ndagira ngo usengere abantu bababaye, abantu bameze nabi, abantu biri kwanga, abantu nyine biri kubona bihebye ku bw'ubuzima. Divine ndagira ngo basengere. Murakoze cyane, ntari nasenga. Reka dusengere muri iri jambo. Yego.
riboneka mu gitabo cya Yeremiya yego ibice byaho 3 ibice bya 33 umurongo wa 3 haravuze ngo ntabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya. amen Yego kadusengeye muri iri jambo nawe aho uri hose ujye utabaza Imana. yego Yego kandi nzi neza ko Imana ijya yumva gusenga. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, urera kandi urakiranuka. Uri umutabazi wacu, tugufite nitwifuza undi murengezi, tugufite dufite byose. Witeka nawaje imbere ngatata kubonye kandi nta gukure ngo yikorera amaboko. Niyo mpamvu ya masaha natwe turi imbere yawe tukwizeye nk'Imana y'amahoro, tukwizeye nk'Imana ishoboye byose kandi koko nibyo nawe uhwanye nawe Yesu. Sengeye buri muntu wese Uwiteka ukurikiye iki kiganiro kugira ngo yaba ubabaye urushye n'uremerewe muririmbye rembye ngo ye mutima uriruze kwa Yesu amakuba yawe yamubwire. Natwe Uwiteka nyemerera buri muntu wese ugende uhumuriza abantu bawe, ugende Uwiteka urutse imitima ihagaze. Uwiteka buri umuntu wese mwami ufite umutima uhagaze yaba ubabaye ugenda umunezeze kubera ko niwe ujya utanga amahoro meza bisi batatanga. Niwe ujya ubasha gukora ibyananiye abana b'abantu. Twebwe ibyatunaniye wowe urabishoboye Uwiteka. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ugere kuri buri muntu wese Uwiteka uteze amatwi kuri iki kiganiro kugira ngo wumve gusenga kwiwe, kugira ngo Uwiteka nyiringa Imana wabuze inzira umucira inzira ndetse udafite icyerekezo mwami umuha icyerekezo kubera ko niwe ujya ubasha kutuyobora inzira nzima. Bana natwe muri byose rero kandi urakoze kuri Imana hari icyo ukoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Divi turagushimira Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane.